rero ndya amaturo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu kuko Bibiliya inyemerera kurya amaturo. By'abakristo banzanira amaturo n'icya 10 kandi nanjye naraba pastor natangaga amaturo n'icya 10. Ibyo ro Bibiliya ibintu Bibiliya inyemerera nahakana ko ntabijya gute. Pastor uri w'umukene abakristo bamurusha ubukire. Ntabwo ibyo byanditswe muri Bibiliya. Wemeye ko umuntu akuyobora ari umukene uri umukire ugomba kubanza kumukiza. Baraguteretera mu kabari ko mu Rwampara, baraguteretera mu kabari ko mu Manegeka, barakujyana muri mukubita umwici. Uwo mugabo akuhera icyifuzo Nyabugogo, akaguhera icyifuzo ku giti cy'inyoni. No, hindura gahunda nakujyana handi. Niko mbwira abantu, utaguhaye kado azayiguhageze mu rugo. Udafite ubushobozi bwo kukujyana muri hoteli nziza ngo wicare kuri terasi akwakire bo nibyo akubwira, ujya kubikubwirira mu mwobahano muri brusheti zidahiye neza zigutera mibe, uwazabona inkwano yo kuguca. Bakobwa nibihesha agaciro, nimwihesha agaciro, wihagarareho. Reka nongere mbashimire, nongere mbaye kaze mvuge ngo we wakoze subscribe kuri Yawe TV ndagushimiye, ndetse nawe turayikora ndagira ngo ngushishikarize kugira ngo ubashe kuyikora, ukore comment, ukore na share kugira ngo ubashe gusangiza abanyarwanda ibyiza ukora kuri Yawe TV, ndetse n'abantu benshi tugiye batandukanye tubazanira. Rero nkuko bibona muri kamera zanyu turi kumwe na Pastor Yongwe, umupasiteri mwamenye muri benshi, asengera abantu indwara zigakira. Nifuje uyu munsi rero kuganira nawe, si ubwa mbere aje kuri Yawe TV, turaganira byinshi bigiye bitandukanye, ndagira ngo muhe ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Apotre Harerimana Joseph Yongwe. Aidigiri mini digi rero kukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kuzuka ni nonaha, kwakira icyo wasengeye ni nonaha. Iyo bavuga none baba ngo now today rewo aujourd'hui, bisobanura ngo Imana mbwira abantu ni ya nonaha, si ejo hazaza, si igihe cyashize. Ntabwo ari Imana ya Eliya, ya Aburahamu na Isaka, ni Imana yanjye Apostle Joseph. Ni Imana iri bukore ku muntu wese uri buyakire akayizera. Ntabwo dukwiriye kuvuga amateka ya kera, ahubwo dukwiriye kuvuga iby'Imana yakoze nonaha. Aidigiri mini digi rero tugiye gukora ikiganiro kugira ngo tubwire abantu y'Imana yariho kera na n'uyu munsi kabiriho. Pastor, wenda ubaka kanya abantu badukurikiye ndagira ngo utangire unanadusengera udeshe umugisha bigendene. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo umunyanazareti, Imana yampamagaye ituye muri je, ikorera muri je, ikiriza muri je, ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose, ifite ububasha ku bintu n'abantu, ivuga bikabitegeka bigakomera, ikingura ntihagire ukinga, ikiza indwara zose, ihindura ibintu byose bigahinduka. Haleluya! Iyo Mana mu mbaraga zayo turasabye kugira ngo umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro, urwaye aidigiri mini diga kire, uboshe kubohoka ni nonaha mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro azakire kwizera kudasanzwe, azakire gukira kudasanzwe, yakire kubohoka kudasanzwe, kandi imbaraga z'Imana zubika amateka mabi, zubura amateka mashasha. Buri muntu wese ahure n'imbaraga z'Imana yampamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, amen. Pastor, dutangira ikiganiro wavuze ngo imbaraga z'Uwiteka Imana zikiza. Hari ikibazo, hari akantu uvuze ngo Imana yawe. Buri muntu agenda agira Imana ye ku giti cye. Ntabwo umuntu wese agenda agira Imana ye ku giti cye, ahubwo umuntu wese, sibyo? Imana ni imwe. Ibindi byose bita Imana nibyo bayitirira. Hari Imana z'ibiti, hari iz'amabuye, hari Imana z'abapagani batamenye Imana, z'abanyamahanga no mu isi zahabagaho zitwaga ibigirwamana, wasangaga bishinze mu marompuwe ahantu hatandukanye. Ariko jewe Imana mbwira abantu ni Imana nyine. Iyo ntigira icyo bisa, ntigira icyo bibangikana, ntibyarwa, ntipfa, ntikurwaho, ntikorerwa kudeta, ntisaza. Niyo Mana rero yaremye ijuru n'isi. Iyo niyo mbwira abantu ikiza indwara, ihumura impumyi, izura abapfuye, ifite ibyaremwe byose mu kuboko kwayo. Iyo niyo nzi rero, niyo nizera, izindi ntazo
ni imana z'ibiti zidafite umumaro. Ati ni imana z'ibiti zidafite umumaro. Ubutumwa bwinshi nagiye mbona mu abantu bavuga ati pasiteri warakoze, bagushimira, wasengeye abantu. Pasiteri ushyize mu mubare w'abantu wasengeye bamaze gukira indwara, ushyize ku ijanisha ni nk'abantu bangahe? Urumva ati dushyize ku mibare y'abantu nasengeye bamaze gukira indwara, ni nko kwambaza ngo dushyize mu mibare y'abantu nabatije cyangwa abo nabwirije ubutumwa bwiza, ntabwo nabamenye. N'ubu mu kanya turi kuvuga hari abagiye gukira, hari abari muri diaspora mu bihugu bitandukanye, hari abari bunkurikire bari kwa muganga, hari abari bunkurikire bari mu mabiro yabo, hari abari bunkurikire. Umuntu wese ushobora kwizera imbaraga z'Imana mvuga, hari abakira ntarababona, hari abakira ntaza amazina yabo, hari abakira baje mu biterane nkora, hari abakiriye mu bihugu bitandukanye aho nabwirije, hari n'abumvise amateka y'iby'Imana yakoreye Joseph barakira. Abakize rero ntabwo twamenya umubare, ahubwo ntidufite ikibazo cy'imibare y'abakize, ahubwo dufite ikibazo cy'abarwayi batarakira. Abatarakira barwaye mu bitaro ni benshi, abatarakira bari mu bihugu bitandukanye ni benshi, ahubwo tuvuge ngo abantu nibakire gukira mu izina rya Yesu, bizera imbaraga za Yesu zikire. Imana yaduhamagaye kugira ngo dukize abantu, nitegeko mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abizeye mu babatize. Inshingano ya mbere mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo Yesu yamije, ni ibyanditswe byera. Hanyuma rero mugende mwirukana abadayimoni, mukize indwara, mwirukana abadayimoni, mukize indwara, muzure n'abapfuye, naryo ni itegeko twahawe. Mwirukana abadayimoni. Umuntu wese ufite abadayimoni, kwizera ijambo ry'Imana riramukiza bakabohoka. Tubwire abarwayi bari kwa muganga bumva inyigisho bakire, bemere Yesu Kristo nizo mbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga. Abami n'ibikomangoma byabananiye, kwa muganga abadogiteri byabananiye, wisunga izina rya Yesu ukarota mu nzozi ukira ugakira. Pasiteri wenda hari abavuga ati wenda uburyo abapasiteri musengera abarwayi wenda ni ikibazo mabere, iki kibazo nyikubaze. Akavuga ati harimo abakiza abantu bakabyiyitirira. Nkawe nka Pasiteri Yongwe ubimazemo igihe usengera abantu bagakira ukoresheje imbaraga z'Imana, ndagira ngo ugire akamesaje gatonya habo bantu. Ngo abasengera abantu bakabyiyitirira, bakabyiyitirira. Ushaka kuvuga gute? Bakabyiyitirira ko aribo babakijije, bakabyiyitirira ko imbaraga zabo arizo zabikoze, bakavuga ko imbaraga zabo arizo zabikoze, ko bafite ubushobozi bwo gukiza abantu mu mbaraga zabo, imbaraga zabo zisanzwe. Ugasanga umuntu afite ayo mazi yatumye abantu amabuye, yatumye abantu ibintu bitandukanye, umuntu yakira wenda binyuze mu Mwuka Wera akabyitira akavuga ati ngewe muze ndabasengera mukire. Ubundi nuko abantu bafite imyumvire itandukanye. Yesu yafasha abigishwa 12 abaha ubutware, arangira ngo nimugende mu mahanga mukize indwara, mwirukana abadayimoni. Sibyo? Umuntu ubuse ndamutse mvuze ko nirukanya abadayimoni naba mbyiyitiriye. Nicyo shaka kumenya. Ndamutse ko mvuze ko nirukanya abadayimoni ntabwo naba mbyiyitiriye, bitewe nuko mbivuze n'impamvu biteye. Ndamutse mvuze ko nasengeye umuntu agakira, nkavuga ko nasengeye umuntu agakira, ibyo ntacyo bitwaye, kuko nubabaza kunyizera nkabasengera barakira. Ahubwo iyi raporo nyihande, cyangwa iyo umuntu akize icyubahiro ngihande. Umuntu iyo nsengeye umuntu agakira nijye uba umusengeye, kuko impano narazihawe zindimo, nijye uzikontorora, nijye uzikoresha. Imana imbwiye ngo ninjye gusengera umuntu singende, ntabwo Imana yakubiraho ngo inyice. Umuntu aje ngo musengere simusengere, ntabwo Imana yahita inyambura impano, kuko Imana ntikora nk'abantu, yihanganira byose. Ndamutse yo nanasengeye umuntu nkabwira abantu ko namusengeye yakize, ntabwo naba mbaye Imana, nta nubwo naba niyambuye icyubahiro cy'Imana. Ni igikorwa nakoreshejwe n'Imana. Iki gikorwa rero ntabwo abantu bagenda ngo rabi, ahubwo abantu barashima Imana ikoresha Joseph. Nanjye cya cyubahiro cy'abakize n'ababohotse n'abahawe umugisha, nanjye ngo afande ni wowe mwafande mukuru. Ibyo generali, ibyo major akoze, liyotona generali mu gisirikare, byitirirwa byose umugaba w'ingabo mukuru.
mukuru mu nzego z'ubuyobozi bwa leta, kuva ku rwego rw'umudugudu kuzamuka kugera ku rwego muri minisiteri. Ibikorwa byose bikorwa byitirirwa nyakubahwa perezida wa repubulika. Minisitiri avuga ngo ku bw'itegeko nakuye muri perezidanse, nanjye ku bw'itegeko nakuye muri perezidanse y'ijuru. Nirukana abadayimoni, nkiza indwara, mbohora abantu bakabohoka, mesha abantu umugisha, ntegeka abantu bakava mu mivumo bakinjira mu migisha. Ariko raporo y'ibyabaye byose ni muri perezidanse y'ijuru, nkavuga ngo mwami Yesu wakoze kuba inshobozi. Nuko kubare hari abashobora kwivuga, uwavuga yuko imbaraga zarizo zakijije umuntu, uwavuga ko izina rye aho umuntu yabyiyitirira. Abati mu izina ryanjye Joseph ndakwirukanye dayimoni. Noneho na wa wundi akiza bati hagarara utere harero wishimire Joseph agukijije, yaba ari gutwara icyubahiro kitari iki. Hari uwambaye ngo ariko se ubundi mvuze ngo ndakwirukanye dayimoni mu izina rya Joseph ntabwo yagenda, wenda utarabimbaza. Buriya dayimoni ntanavuze izina nyirukanyemo dushobora guhura ikirukanka ikagenda. Dayimoni ntabwo ivamo kuko mvuze izina rya Yesu, ahubwo ivamo kuko ihuye n'umuntu ufite imbaraga za Yesu zigatwika ya dayimoni ikirukanka. Hari ahantu njya kubwiriza, hari nk'abantu barwaye abadayimoni, nakwinjira cyangwa ntangize guparika imodoka ku rusengero, umuntu akabwejagura ngo ndapfuye Joseph aranyishe, akikunkumura bakamuzirika akirukanka. None se reka nkubwire, uyu muntu simvuze izina rya Yesu n'iryanjye ntabwo nyumvise. Dayimoni yumvise imbaraga zidasanzwe zinjiye aho hantu. Dayimoni zirarekura zirirukanka. Ntabwo rero ibitangaza Imana ikoze vuga ngo nige wabikoze, ni Yesu Kristo bikorera muri jewe, kuko iyi Imana ibikora hari aho nayikuye. Ni Yesu wayimpaye, ayimpa kugira ngo mbohora abantu, nkiza abantu bazuke, kandi nkoresha ubwami n'ubutware nahawe. Ikiranga ibendera rero nko nzamura ni ibendera rya Yesu. Icyo imbaraga iy'abantu, ndetse mbwire n'abatwumva mu gihe cyo gusengera abarwayi, iyo uri gusengera abantu uvuga izina rya Yesu cyane, mu izina rya Yesu dayimoni warenganije uyu muntu, mu izina rya Yesu dayimoni waje kubera iki. Aho niho haba uba uri kubahiriza amahame yo gukiza indwara, uba uri kubahiriza amahame yo gukiza indwara. Baguhaye agace, baguhaye akarere ngo ukayobore, ukajya ubwira abantu ibyawe. Abashinzwe iperereza bagutangira raporo bakakwirukana. Hari n'abantu rero bafashe ibitangaza by'Imana n'ibikorwa Imana ikora barabyiyitirira. Abo rero ni babandi bashaka imbaraga zitari za Yesu, naho twebwe ibyo dukoze byose ni muri Yesu Kristo, byitirirwa Yesu, kandi Yesu agahabwa icyubahiro. Ukiraho gusengera abantu bagakira. Mu minsi ishize no umupotre mugenzi wawe mukora akazi kamwe kivuga butumwa yaratangaje, aravuga ati ngewe ndasengera abarwayi ba covid bakire. Aravuga ati ndabasengera bagakira. Koko izo mbaraga uwo muntu avuga nawe nizo uvuga bitandukaniye he? None ikibazo nuko yavuze ngo asengera abantu bagakira. Wenda ikibazo cyaterwa nuko umuntu yabivuga, kandi ikindi kibazo cyaterwa nuko umuntu yakwiyemeza wenda ibyo adashoboye. Kandi ikindi nanone dushobora kubwira abantu, ntabwo ni Yerusalemu ibirema byose byari bihari, kuko Yesu yahagurukije ibirema azura n'abapfuye i Yerusalemu. Ntabwo ibirema byose byakize, kandi yarahacaga buri munsi. Ntabwo abasazi bose b'i Yerusalemu bakize. Ku kidendezi Besitayida cyabagamwe amabaraza, cyari kiriho amabaraza. Uwatangaga undi mu kidendezi niwe wakiraga. Buri indwara iyo ari yose umuntu yizeye yayikira, atizeye ntiyayikira. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, kuba mfite impano yo kuhanura, nkagira impano yo gusengera abarwayi no gukiza indwara, ntabwo iyo mpano isenya amategeko ya leta cyangwa amabwiriza leta yashyizeho ku cyorezo, sibyo? Icya kabiri, iyo mpano ntabwo ibuza abantu kujya kwivuza abarwayi. Hari uzumva ijambo ry'Imana yizere aze musengera kiri. Hari n'utazi ko Yesu akiza,
azajya kwa muganga. Umuntu angezeho ndamusengera, ariko sinamubuza no kujya kwa muganga, sinanamubuza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda mu gihe ari mu cyorezo. Numva rero ariko icyo gihe nizera indwara zose muri Kristo Yesu zirakira. Na wa wundi uri kwa muganga muri bomboni, uri muri bomboni ari guhumeka kuka gakeya, ari muri urgence agiye gupfa, n'umuganga uri kumuvura yizera ko imiti yiwe n'ubwenge yize ibyo byose umuyobozi mukuru ni Imana. Numva rero indwara zose zirakira muri Kristo Yesu. Hanyuma ubumuga bwose burakira muri Kristo Yesu. Ariko ntabwo twabwira abantu ngo bareke kwirinda. Nibirinde, ariko tunasenga. Mu gihugu habamwe abantu batatu, habamo umwami, hakabamo n'umutambyi n'umuhanuzi. Izo nzego rero iyo uri umushumba ugomba kuzubaha kandi ziruzuzanya. Umwami ntasenya umutambyi, umutambyi ntasenya umuhanuzi, umuhanuzi nawe ntasenya leta. Ngo ni leta nishyiraho amabwiriza undi ahanura ati ibyo ngibyo si byo mu byange. Oya, byose izo nzego Imana yazubatse yazihaye agaciro mu Isiraheli ziruzuzanya. Tubwira abantu rero ko indwara zose zikira. Dufite ubuhamya bw'abakize sida, dufite ubuhamya bw'abakize kanseri, dufite ubuhamya bw'abakize imitima yica, dufite ubuhamya bw'abasazi bakize, dufite ubuhamya bw'abatagendaga bagenze, dufite ubuhamya bw'abivuje mu mavuriro akomeye no hanze birananirana ariko dusenze barakira. Ariko nge buriya nemera imbaraga z'Imana, ariko nemera ko n'Imana yahaye ubwenge abantu. Pastor, wenda icyo reka tube tukiretseho gatonya turaza kukigarukaho, ariko hari ikibazo ngiye kukubaza kandi umbabarire nyikubaza. Abapasiteri benshi iyo tukibabaje cyangwa iyo hagize ukibabazaho bahita baheraho bakarakara, ariko wendizera ko utari burakare. Muri no minsi amatorero menshi ndetse n'abavugabutumwa, abapasiteri n'abashinze amatorero usanga kenshi bapfa nabo bafatanyije kuyobora itorero bapfa ku kintu kijyanye n'amaturo. Ejo bundi ariho naganirije arambwira ati amaturo ubundi hariho abapasiteri biba amaturo, ubundi amaturo ntabwo yageneye ko ajya ku bapasiteri, ajya hanaha ku kintu kijyanye n'icya 10 n'amaturo ku bapasiteri bagipfa. Iki kintu kivuga hiki ngo abapasitoro biba amaturo, ngo abapasitoro biba amaturo. Iryo hame ntabwo ribaho muri Bibiliya. Pasitoro yiba amaturo se gute? Ntabwo bikunda. Iyo ni imvugo isuzuguza abakozi b'Imana, namwe abanyamakuru mukwiriye kuzarwanya mugahindura. Birabago ni muzana icya 10 n'amaturo muri Maraki ibice 2 n'ibice 3 kugira ngo mu nzu yanjye haboneke ibyo kurya. Umvise ibyo kurya rero ntibijya amadafari, ntibijya intebe zo mu rusengero, ahubwo bijya abakozi b'Imana. Nta pasitoro rero wiba icya 10 n'amaturo. Umvise kuko Bibiliya itegeka abakristo gutanga icya 10 hanyuma ahubwo kigatunga abapasitoro. Ntabwo ro pasitoro yiba icya 10. Ikindi cya kabiri, ntabwo umukristo niba atanze icya 10 akwiriye gukurikira ngo natanze icya 10 cyakoze ibiki. Ubahirije ihame rya Bibiliya, sabirwa umugisha wigendera. Iyo umukristo aje kundeba azanye icya 10 arakimereza, niko birivuga agapfukama nkamusengera. Ntabwo ambaza ngo cyagiye cyakoze gutya, ibyo ntabwo bimureba. Itorero Egirize ibifite umurongo watanze, wenda riba rifite umurongo rigenderaho. Abantu rero bapfa amaturo ari abapasitoro n'abantu bafite itorero ridafite umurongo. Aya matorero uzabona yose akomeye yubatse afite umurongo ufatika agaragara, ntabwo uzigera wumva abapasitoro bapfuye icya 10. Ahubwo nibagira ibindi bapfa mu miyoberere yabo. Abari hanze y'itoro bazabago na amaturo bapfuye, ariko bashobora gupfa mu bijyanye na leadership yabo itubatse neza, cyangwa bagapfa imyanya n'ibindi, ariko ntabwo bapfa amaturo. Itoro rwose rigira konte, sibyo? Itoro rwose rigira uburyo rifasha abakozi barikoreramo. None se abantu bapfa icya 10 gute hari umurongo washyizweho ufasha abakozi b'Imana? Pastor, wenda umbabarire gatonya iki kibazo nkubaze gutya. Hari itorero wenda ntago ari ryo usengeramo, ariko urabyumva kandi nawe umaze igihe kinini ubyumva, kugira ngo abayobozi mu itorero bapfe imyanya
ikintu kijyanye n'aya maturo ashobora kuba agaragara mu rusengero. Nabyo ubundi umuntu yazi neza ko Imana yamuhamagaye ntabwo yanagombye gupfa umwanya. Je buriya nta muntu twapfa umwanya, wenda jewe nivuze ntabwo twapfa umwanya. Twapfa uwuhise ntabwo twapfa umwanya. Nta bwami na bumwe budashyirwaho n'Imana. Nta n'umuntu w'umuyobozi w'itorero ibyo bintu bitarateguwe n'Imana kugira ngo ibyubake bishyiriho. Warwanira kuba pastor wagera imbere bikakunanira. Warwanira kuba bishop wagera imbere bikakunanira. Warwanira kuba umuhanuzi wagera imbere bikakunanira. Numva rero itorero ni ubwami bw'Imana, kandi ubwo bwami Satani ararwanya cyane kugira ngo aburwanye abunanize. Intambara mu itorero twemeranye ko zizanwa na Satani. Ntabwo zizanwa n'amafaranga, ntabwo zizanwa n'imyanya, ahubwo zizanwa na Satani. Harakuna bango ko kihari amatorero ataba mu intambara. Igiti kiriho amavuta inshishi ziragitondagira. Nuyo igiti kiriho amavuta inshishi ziragitondagira. Ahari ubwiza bw'Imana, Satani ahagaba igitero kugira ngo arwanye ubwo bwiza bw'Imana. N'ubwami bwubatswe bw'itorero buri kurwanya ubwami bwa Satani, kuko ari ubwami bwubatswe rero. Satani nawe arahaguruka agire gute? Arwanye itorero. None nihaboneka ibibazo mu itorero ngo bapfuye amafaranga, ngo bapfuye imyanja, bapfuye ikindi none hari abantu bashobora kuba mu itorero akaza mu itorero akarwana, ariko wenda atanakijijwe neza afite ibyo arwanira. Nabo bashobora kuba akaza akarwana kugira ngo abe umuyobozi w'itorero, ariko nagera imbere azabirwanya. Ntabwo rero icyo nasubizaga mbashije gusobanura, ntabwo pastor yiba amaturo. Nta nubwo pastor kurya amaturo wumvise ari bibi. Birabago ni muza n'icya 10 n'amaturo mu nzu yanjye haboneke mw'ibyo kurya, kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana banezerewe. Je rero ndya amaturo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, kuko Bibiliya inyemerera kurya amaturo. Abakristo banzanira amaturo n'icya 10, kandi nanjye naraba pastor natangaga amaturo n'icya 10. Ibyo ro Bibiliya, ibintu Bibiliya inyemerera nahakana ko ntabirya gute? Je ntabwo mbihakana, Bibiliya irabinyemerera. Ahubwo itegeka n'abakristo badatanga icya 10 cy'amaturo n'amaturo izababaza impamvu badatanga icya 10 n'amaturo. Bibiliya nabango baravumwa wa muvumo kuko banze kuzana icya 10 n'amaturo. Mbwira abanyumva bari muri diaspora, mbwira abanyumva bari mu Rwanda, mbwira ababikoraho komanteri. Bibiliya itegeka abashumba ko kwakira ibya 10 n'amaturo bagasabira abantu umugisha. Babirya, babyubakamwe amazu, babigura mu imodoka, babigira gute? Je natanze icya 10 n'amaturo nasabiwe umugisha, ikindi nibindi. Kutabikora rero bitanga umuvumo. No guhakana ko utarya icya 10 n'amaturo uri umushumba, uburi pastor wa feke utazi amahame ya Bibiliya. Numva rero ibyo niko kuri kwa Bibiliya. Kare napasinze kuri state ndavuga ati uyu munsi ndajya gusura Pastor Yongwe. Umuntu umwe aranyandikira arambwira ati ariko mbabarira umbarize Pastor Yongwe, kuki hari abapasteri batangira umurimo w'Imana ubona baciriritse cyangwa se nta terambere bafite, agatangira agura akamoto, agura imodoka, kandi ugasanga umukristo yasanze mu rusengero ukiri umukene we ntatera imbere. Ibyo bintu biterwa n'iki? Na n'uyu munsi hari abantu batangiye bacuruza Nyabugogo. Bamwe barazamuka barimuka bava Nyabugogo bajya quartier commercial. Bava quartier commercial barangura i Bugande na Kenya, ubu bari muri Chine, bari mu bihugu bitandukanye, indege zabaye indege. Imigisha yose Imana itanga, wumvise, yo muri Kristo Yesu tuzayibona twafashe ibyemezo bikomeye. Iyerekwa ryabaho rigera niho umugisha wawe uzagera. Ibitekerezo byaho bigera niho uzagarukira. Nufata ubucuruzi bwo hano hafi uzaba umucuruzi wa hano hafi. Nugira iyerekwa rya kure uzagira iyerekwa rya kure. No mu Mana ni winjira mukabango hari ibintu ntashaka. Sinshaka kuba pastor usa nabi, sinshaka kuba pastor ugenda n'amaguru, sinshaka kuba pastor ukenywe. Ubukene buzahunga isuka n'agatebo ku iperu.
umuvumo uzasubira aho wavuye. Inyatsi zabyira indi nyatsi byiruke, karandi zabyira karande yiruke, ibukene buzabyira ubukene bugenzi bwabo bwiruke, kuko wamenye ibanga. Umuntu ashobora kuba pastor ataramenya ibanga, ataramenya ko Imana yakiriye ari Imana ikiza indwara, ari Imana itanga amafaranga, ari Imana itanga amamodoka, ari Imana ifite ubutunzi bwose mu maboko. Umuntu nabyizera akazangira kubyiyaturaho azabiba. Nkuko umuntu ashobora kuba pastor abango Mana uzame kuyobora itorero, unyihera ibyo kurya byoroheje, ibindi uzabinyime, ntabwo bindeba. Hari abapastor babwira abantu ko gukabya mu kwambara ari bibi. Hari abapastor babwira abantu ati nubwo wakena ukazapfa nka Lazaro, imbwa zikurigata mu birenge ukazajya mu ijuru nta kibazo. Uwo azazamuka gute? Abakristo yobora ntibazazamuka, nawe ntazazamuka. Kuzamuka nukumva ko hari ibintu ukeneye, ko hari ibintu ukeneye, ukumva ko nawe mu bwami bw'Imana ufite confidence. Je mfite confidence zo gukira, mfite confidence zo kuzamuka, mfite confidence zo kuzamura abantu kwisi, mfite confidence zo kubwira abantu ko Imana dusenga atari Imana y'amagambo, ari Imana y'imirimo. Ndumva nshaka gukorera Imana mfite ibifatika bigaragara. Ntabwo nshaka kubwira abantu Imana ya Eliya na Elisa, ntabwo nshaka kubwira abantu Imana ya Paulo. Ndi kuvuga Imana yanjye ihindura amateka, ivuga amafaranga ikayazana, ivuga amazi ikayatanga, ivuga amamodoka ikayazana, ivuga ijuru tukazarijyamo, ivuga agakiza umuntu agakizwa neza, ivuga igasohoza. Iyo rero iyo uyibwira abantu gutyo ukanabashishikariza kujya gukora, ayidigira imini digi gukira ni nonaha, ayidigira imini digi pastor arazamuka, nabo bari kumwe bakazamuka. Ubukire rero buri muri wawe. Niba uri umunyamakuru ukaba umunyamakuru jandajanda, utazi ibyo urimo, utazi gukomeza inkuru wakoze, ntabazareba cano yawe. Ariko nuhaguruka ugashaka amakuru ugakora, Imana izagushyigikira. Kuba rero umuntu yatangira agatera imbere, ari pastor akagenda ku kamoto, akava ku kamoto akagura akamodoka kabi, akazagura ikimodoka, akazagira ibimodoka, akava mu nzu ya 20, akazagira amazu n'amazu, ama etage n'amataje, ni ikimenyetso cy'ukuri ya muntu aziranye, afitanye umubano neza n'Imana asenga, abwira abantu. Ubu pastor ufite abakristo ari pastor w'umukene, abakristo be bamurusha ubukire, pastor uri w'umukene, abakristo bamurusha ubukire. Ntabwo ibyo byanditswe muri Bibiliya. Wemeye ko umuntu akuyobora ari umukene uri umukire, ugomba kubanza kumukiza, ugomba kubanza kumukiza. None se ntabwo uzagira abakristo bafite imodoka 100 ku rusengero uze kubayobora na moto. Ibyo byerekana ko abo bantu je ntabwo nabayobora, ntabwo nabayobora. Nyobora abakristo 100, imodoka 100 ziparike ku rusengero, jewe nzana moto. Hoya uwo mupastor ntabwo ashoboye, yakagombye guhagara imbere y'abo bantu bakabanza bakamugurira imwe kandi nziza isa nizo nziza ziraho kugira ngo bahishe pastor. Abo bantu rero nabo ntabwo byakunda. Iyo ushaka umubyeyi, ubwo ni nkuko wavango waba ufite iduka ry'imyenda cyangwa uranguza imyenda, papa wakambara ipataro iteye ibiraka. Ni kibazo. Mbere na mbere abo bakristo babanza kuzamura pastor. Ukese ko ibyo bitandakunda, ntabwo byashoboka. Pastor utangira watangiye ufite imodoka, abapastor abakristo bawe nibo bayikuguriye barayiguhe. Natangiye ntafite imodoka, je ntangira itorero nta modoka nari mfite, sibyo? Ariko giye kuva ku munsi mbaye pastor, muri confidence zanjye nategeka umukristo yifite akaza kuntwara mu rugo, maze kwambara ngwino mfate, akaza kamfata kanjyana kuri eglise. Amateraniro yarangira nubwo namara isaha 3 ndi muri biro, nkamutegeka mu bubasha mfite nk'umukristo nyobora, urasigara kugira ngo ngeze mu rugo. Akageza mu rugo abana nanjye akaza kuntwara, yarangiza nkamusabira umugisha. Kandi kugera ku munsi imodoka ya mbere natunze ni umukristo wayinguriye anjyana Nyabugogo ngurira imodoka ivatiri 5,600,000. Ziriya za vatiri za Karina zari zikiza. Anyishyurira n'umushoferi ukwezi, uzantwara ukwezi. Umushoferi rero je yantwaye iminsi 3 nkajya ndeba uko abigenza. Ku munsi wa gatatu rero mara iminsi 3 nta muntu urambwira ngo felicitation, numva ndababaye.
umuntu yangura imodoka 5,600,000 umushoferi arantwara kuko abantu bari baramenyere ko nirirwa muri rifuti mbura n'umuntu yambwira ngo felicitation. Hanyuma rero ku munsi wa gatatu Imana yanyigishije gutwara imodoka nijoro mitanyatsa njya mu mujyi ndatwara na bugingo nu. Umushoferi yantwaye iminsi 3 nkajya ndeba uko abigenza je natsi imodoka njya mu mujyi na bugingo n'ubu ntwara imodoka. Imodoka namwirukanye ku munsi wa gatatu na warahari naguha nomero ye ndamubwira nti ntabwo wongera kuntwara ati dupfuye iki ni jewe muri imodoka mbure n'umuntu mbwira ngo felicitation abantu bose Imana yakoze igitangaza nasi imodoka njya mu mujyi njya mu mujyi ubwoba bwashize numbaze ngo wari ufite perime numbaze ngo ntayo wagiraga ahubwo na carte jaune sinarinzi yari ariko waramwishyuye chauffeur ukwezi yaje kuntwara uwangura imodoka yamwishyuye. Ku munsi wa gatatu ronirirwa ndeba uko abigenza nanje nshizo numva biremeye nkase numvirage ni mwizina rya Yesu Kristo ndateganya mu mujyi. Ngeze mu mujyi rero ku munsi wa gatatu mbona nabimenye. Basi imodoka urayitwara ujya mu mujyi ujya ku rusengero ubwo n'ubuhamya bunyuzemo nuko byagenze abantu barabizi sibyo Imana irabinyigisha kugeza ubwo nyine naje kubimenya nibisaba umushoferi byose ndabibona. Ugeze ku rusengero witwaye abakristo nibwo babonye kukubwira ati felicitation none se urumva buriya wambaye neza ukabura bakubwira ngo wambaye neza urababara. Waguze imodoka ushaka kubwira ati Imana yagikoze wumvise urababara. Abantu rero nibwo ati na Joseph ati Yongwe yaguze imodoka Yongwe yaguze imodoka Yongwe yaguze imodoka. Urumva rero ntabwo rero icyo twasubizaga biragoye wumvise ntabwo rero pastoro uyoboye abakristo adafite imodoka ntabwo twavuga ko Imana itamwemera. Imana iramwemera kuko Imana isubiriza igihe. Twese ntabyo twavukanye tubakomeza wa pastor niya barahamagawe n'Imana uceretse no kugenda mu modoka bazanaje Yerusalemu bagende mu mihanda yubakishijwe izahabu bazabana n'Imana karamata. Iyi Imana irebye ibyo byose by'amamodoka n'amazu n'ibindi Imana ibifata nk'ibintu biraho igihenze n'ukubona umuntu ari mu mugambi wayo ari gukora ibyo gukiranuka. Yes pastor uri muri Kigali ukurikirana ubuzima busanzwe ndagira ngo tugine tuganira ku mapariti twareye kukiza abantu tuza ku cyacu muragisobanuye ariko none nk'umukozi w'Imana iyo urebye urubyiruko rw'uyu munsi kabisa igihugu kiraki n'ababyeyi ababyeyi baba mama ababyeyi baba papa bahangayikishijwe n'ikibazo cy'urubyiruko nk'itorero muri rusange urubyiruko rwo nago ntiruguhangayikishije muri no minsi muri no myaka. Urubyiruko turarusengera kuko urubyiruko n'imbaraga z'itorero urubyiruko n'imbaraga z'igihugu kandi iyo Satani ashaka kwica igihugu aca mu rubyiruko yashaka gusenya itorero aca mu rubyiruko kuko n'abantu ni pikinyeri irimo n'ikigega leta izakuramwo abikeneye n'ikigega abashumba bazakuramo abazabasimbura dusengera urubyiruko dukora amahugurwa y'urubyiruko twigisha urubyiruko turanarukunda cyane. Niyo umuntu amamagaye ari umukobwa ari umusore aho yaba ari hose nshobora kumwumva cyane kubera ko bahura n'ibintu byinshi. Turabasengero nizo nshingano zacu tukabaha n'inama abaza kutwumva abaza kuduhamagara badusaba inama tubagira inama. Urubyiruko muri no minsi ikintu kijyanye n'imbuga nkoranyambaga ni ikintu kigiye ejo bundi RIB yerekanye abakobwa bajya ku mbuga nkoranyambaga bakerekana imyanya yabo y'ibanga aho ku mbuga nkoranyambaga nk'abapasteri mubwira icyo urubyiruko gukoresha imbuga nkoranyambaga. Urumva nta icyo tubabwira buri umuntu ari umukristo urubyiruko rw'abakristo rufite ibintu rudakora iyo wakijijwe yavutse uka kabiri wakiriye Yesu Kristo hari ibindi urundi rubyiruko ruzakora utazakora. Umuntu wamenye Yesu ntabwo yambara ubusa sibyo. Iyo agiye kugura imyenda amenye yagura iyo agiye muri saro amenye uburyo abigenza iyo ari kumwe n'urundi rubyiruko amenye uko yitwara. Abo rero bambara ubusa berekana imyanya yabo ndangabitsina kugeza ubwo RIB ishobora gusohora itangazo ikabashakisha. Abo nanjye ndabashakisha na Bibiliya bashakisha kugira ngo babatizwe bakizwe bavuka ubwa kabiri. Abo nanjye ndabashakisha kugira ngo bakizwe babatizwe baze mu rusengero bamenye Yesu abambika ubwiza
n'igikundiro, bamenye niba umuntu yambara ubusa kugira ngo bamubone, amenye ko nashobora kwambara kwikwiza kandi akazabona konegisiyo idakomotse mu kwambara ubusa. Bamwe ni ugukora amapurise kugira ngo berekane iterere yabo, abandi ni Satani wabahinduye imbata. Ariko reka, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba afite amahirwe yose. Umuntu yagukunda wambara ibigera ku birenge. Nkuko reka tubwire, ushobora kwisiga tiro, ukimakiya, ukambara ibigufiya, ukambara ibirebire, ukambara amaherena 7, ukipfumura ku munwa, ukipfumura ugutwi, ukisiga amarevo, ibitandukanye byose, ukambara mini, ukisiga ukagera ku rwego wambara ubusa. Wumvise ugira ngo bakurebe ntibakubone. Satani akaba yaragusize icyangiro. Sibyo? Satani akaba yagusize, wisize ibyisigwa ku maso, warabyisize makiyaje, wayigiye n'ingohe waziteyeho, inzara waziteyeho, ibigufi warabyambaye, ibirebire warabyambaye, washize kuri tayi ntibakurebye, amavuta warasimburanye, waritwitse, waribabuye, ariko ntabwo bakubonye. Byaranze. Ngwino muri Kristo Yesu ayidigira imini digi tugukorere deliverance. Agapfundikiye gatera amatsiko, ibyo wasiga wakwisiga byose Satani yaragusize icyangiro. Ntabwo byakunda. Iyo uri muri Kristo Yesu wisiga vaseline, ukisiga gikotori, ibyo wisize byose n'ibyo wambaye byose ukarenzaho imbaraga z'amasengesho. Aho ugeze bakagukunda, bakubita igitsiburira, bakagusifura n'abatari kuzagusifura. Igitsiburira ni umwuka w'igikundiro. Wumvise? Nta muntu uratambuka se natambuka usigara uranga. Kira ni igitsiburira cy'ubwiza bw'Imana. Nicyo Steri yarushije abandi bakobwa mu marushanwa, bisize ibindi bintu bitandukanye, wajya mu masengesho yisiga ubwiza bw'Imana. Ahise umwami ava hasi amutunga inkoni. Mbere na mbere yo kwiyambika ubusa no kwambara ubusa no gushakishwa na ribu no gushyira amashusho yawe ku mbuga nkoranyambaga, bakareba ubwambure bwawe, ukagayisha ababyeyi, ukagayisha igihugu, nawe ukigayisha. Ngwino mu nzu y'Imana. Hari abakobwa twasenganye nagiye nsengera ari abakene bavuka mu bakene. Yesu Kristo abasiga igikundiro, barongorwa mu bisekuruza bikomeye, mu miryango y'abaherwe, mu miryango y'abami n'ibikomangoma. Ingo zirakomeye. Feva y'Imana yikuriho. Ibintu byose ni feva y'Imana yikuriho. Umva, ukomoka ibwami arakubenguka. Feva y'Imana yikuriho, ibyo ukoze byose biragenda. Aba bantu ro biyambika ubusa, bakora ibintu byose bimeze kuriya, nuko utiyizera. Basigaye banambara n'ibihu. Nuko utiyizera. Iyo wiyizeye uvuga genda umukristo, uwanjye arahari. Yesaya 34:16, kuko ikigore cyose kizagira ikigabo cyacyo. Iyo uzi ibyanditswe byera, no baranagusifura nturebe inyuma. Nta nubwo urara kuri YouTube. Oya, ubundi umukobwa wamenye Imana, reka tubwira abatwumva, ntabwo bamutereta kuri message, ntabwo bamutereta kuri YouTube. Umva, no kujya kumubwira ngo nari ubanza kubisengera, ukumva imbaraga zikubira ngo uyu ndamuturuka hehe. Uzinjya kurambagiza umugore wanjye, narasenze njya mu butayu, ntundaza kubivuga gute, kubera ubwiza bw'Imana bwari bumuriho. Nubona yari umukobwa unyuze ngo bagusifura se gute? No, umuntu nagukunda azatega azabikubwire, niko nabwiye abantu. Yewe no kubikubwirira mu muhanda, mujye muri hoteli, pana mu kabari kandi ko mu manegeka, oya muri mukubita umwica. Nakujyane muri hoteli ahantu ku matara meza, wicare ku ntebe nziza, bakuzanire mini cya gitabo, kandi nujya no kureba komande, shaka bimwe bigura amafaranga menshi, ya steak nziza ihenze, ushaka ya konkiteni imininye neza, ushaka hanyuma urye, unarebe ko uwo musore azabasha kukugurira superi, unarebe ko uwo musore azabasha kukugira. Ntabwo baraguteretera mu kabari ko mu Rwampara, baraguteretera mu kabari ko mu manegeka, barakujyana muri mukubita umwica. Uwo mugabo akuhera icyifuzo Nyabugogo, akaguhera icyifuzo ku giti cy'inyoni. No, hindura gahunda, nakujyana handi, niko mbwira abantu. Kandi nta nakujyana mu iduka agiye kukugurira. Oya, wifata amasutiye n'amasurujipe, jya hamwe
amasutiye n'amasurujipo agura 150, manura inkote, manura y'imbeho, manura style nziza n'inkweto zijyanye n'ishakoshi, urebe ko atari umuntu kubira ngo nari utaguhaye kado azayiguhageze mu rugo. Udafite ubushobozi bwo kukujyana muri hoteli nziza ngo wicare kuri terasi akwakira abone ibyo akubwira, ujya kubikubwirira mu mwobahano muri brushette zidahiye neza zigutera mibe, uwazabona inkwano yo kuguca. Bakobwa nibihesha agaciro, nimwihesha agaciro, wihagarareho. Uzijya ndi umukobwa umva kuntereta byagorana kuma icyifuzo byagorana kugira ngo ujye kubimbwira, nakubwira aho ashaka kubimbwirira, ntabwo ari ukunyandikira kuri WhatsApp. No, abakobwa nibihesha agaciro, abasore nabo bihesha agaciro, ariko boye no kwisumbukuruza buri muntu mu rwego rwiwe. Ugasanga umuntu n'umusore nawe ntatagira ngo agiye kurambagiza umuntu ni mu rwego rwe, kuko Yesu azarinda azakiriho umufundi n'umuyede. Basire gushishikariza abakobwa ngo bakura abahungu bajye muri hoteli bake za steak umurate. Oya, ntabwo ari ukubashishikariza. None se umuntu niba kubira ngo muzabana iteka afite ubushobozi, nabanza bukwereke kuri kado aguha, abukwereka aho mwasohokanye. Kuko kuba je ntabwo nemeza ko kuba wasohokana n'umuntu ari icyaha. Iyo ni imyumvire y'abashumba batarazamuka. Ibyo natwe twabibayeho ngo kwicara kuri hoteli ni icyaha, ngo kwicaraho banywa inzoga ni ikizira, ngo urahumana. Oya, mujyane muri convention. Nakujyane muri convention. Ajye kukwereka kuko niwe mugabo wawe muzabana iteka. Najye kukwereka convention. Niwe mugabo wawe muzabana iteka. Nakumara amatsiko ya Mariyota kujyane. Nakujyane muri Mirikorine. Niwe ugiye guha ubuzima bwawe. Naguhe konkiteni, nakugaburira ibyo utararya. Nanakugurire style. Ni pastor ubivuze. Pastor wenda urakoze kugira inama bashiki bacu ndetse n'abahungu bagenzi bacu abasore bateganya kurushinga. Gira ikintu ubwira aba diaspora bari hanze mu mahanga bifuza kukubona. Icyo tubabwira ahubwo reka mbabwire kuri iki. Sibyo? Hari akantu nigeze kuvuga ngo umuntu akakwambika impeta imyaka 5 akigira mu maha 7 gashira kirirwa yirira abana ngo kura mujugunye. Sibyo? Urukundo rutarangira rubyara ibyaha. Urukundo rutarangira rubyara ibyaha. Gukundana n'umuntu imyaka 5 7 8 9 10. Ibyo abantu nibicare babitekereze neza. Umuntu arandagira ngo ndagukunda sherishushu umwaka ugashira 3 gataha, mwatangiye muri 21 ugeze muri 33. Ese uwo muntu ikizere ufite cyo kazagutwara niki? Niki? Umushahara arawufite, ubushobozi arabufite, afite inzibamo, afite ibintu byose bikwiri, afite akazi nawe uragakura. Ubwo si kizere cyuko azagutwara niki? Hari abantu ajya gushaka agashaka amenyo yarakutse akazapfa atareze n'ababyaye. Abantu nibafata icyemezo, urukundo ntirugira ishyari, rwihanganira byose. Umuntu yagukunze mwabana mu bike, umuntu yagukunze mwabana mu byinshi, umuntu atanagukunda wamuhonga byinshi ntabyemere. Ntabwo dukeneye abadutendeka, ntidukeneye abatubeshya, ntidukeneye abaturyarya, dukeneye abantu badukunda bifatika bigaragara. Ibintu bikava mu magambo bigashyirwa mu bikorwa. Icyakabiri twabwira abantu, banza usenga unumve mbere yo kwemerera umuntu urukundo, banza wumve ko ruhari. Urukundo rushingiye gukunda umuntu kubera amafaranga iyashize murangana, gukunda umuntu kubera akazi iyashize iyo karangiye kontarirangiye murangana. Banza umukunde, ugira ibyo ukunda ku mubiri we, ugira ibyo ukunda mu biganiro bye, ukunda isura ye, ukunda imiterere ye, umukunde. Mene uwo muntu muzabana iteka. Kandi abantu bahuje Imana ibaha umugisha. Pastor urakoze cyane. Nkuko twatangiye udusengera, wenda hari abantu bifuza no kumenya itorero uyoboye, naryo wari babwira nimba gukoresha ubundi tugane kumusaba. Je nitwa Apotre Harerimana Joseph, hanyuma Yongwe, nyobora amatorero ya Horeb Holy Church. Imbuga nkoresha ni imbuga zinkeneye zose. Aho uza gukanda kuri YouTube kaneka ngo Apotre Yongwe Joseph, ku mbuga ushaka zose uraza gukurikira ibiganiro byanjye. Imana rero ibaha umugisha. Nomero yanjye ya telefone ni 0788 54 11 18. I dig rimini dig.
gukira ni nonaha. Hari umuntu mukundanye imyaka ntacyo byamaze, mpamagara ngo ukorere deliverance. Hari ibyo wagerageje biranga, ufite indwara zigukurikirana, ufite karande zanze gushira, ufite imivumo nawe ugaragara ko ukorera munsi y'umuvumo, ayidigiri mini digi, mpamagara ngo usengere ngo ukorere deliverance. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira icyo wasengeye ni nonaha. Mu izina rya Yesu hamagara iyo nomero hanyuma ngo ukorere deliverance. Amen.